bakorana erega nta kintu batakora ntugire ikibazo sibyo ntugire ikibazo nta kibazo oya ibingi bari gukora ntago ndi kwiyumvisha ari ibiki rwose rero urukweto warutaye inkweto zihore ntacyo oya uzatuzitora ariko mama nzagusiga ngusigasire nzagukunda akaze umura rwose nta kibazo uzangirana rwose nta muntu kuri ino sinari n'utazaba aha rero umuntu wa mbere kuri ino simbonye mwiza kuva nagera kuri iyi none se ko birangiye bikuye kihore ntacyo kibazo bagifatanya na oya wayambaye oya si ngombwa umva nzagukwiza ndagira ugomba kuba umukazana w'amaso ni byiza cyane kandi ntabwo nakubeshya rwose niwe muntu wa mbere kuri iyi si nkundanye nawe kandi nawe nzasazana nawe nasema heshima kuna kama rasa hiyo hapo hivi tacha mukayubwira nukiye koko mu buzima nta kintu kiryoha nk'urukundo koko ndumva ndi kwiyongera ibiro cyane sawa kuko ugenda warangariye muri fone cyane ntabwo cyane turaburanye mubiteze neza neza uvuye he sawa mvuye mu rugo ngera ngiye mu muzi neza 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 ufite mu ntoki cyane nategurisha yo wanjye ni gagenda mfire urasha ngo se ari buteke we kamwere ise fashi iyo envelope ni keza ega ndategura shirangera no umusitari wow wade aturebe mfasi sha nagiye mbaho ati none yekundira deshire nziza ariko namaze kubyakara nise ko muguriye kamwe mugurira nka tubiri yakamaze ndebe nagashima zamugurira kandi shani keza ariko kafite isura nziza karakeye abika nyine ni keza pe shanya nakarebye ndagakunda sinzi ukuntu ari ubyakire zigo pe shaho kuri kunyereza twavuganye ko turahura bukaya tuzasubira nta kibazo dore ingendo wowe kabyara we dore ingendo y'umuntu ugiye gusanganira umukunzi yewe yari ntambuko dore wambaye neza ntabwo ari cyane nkawe ubwoko umwami unoze uje mu misambi bodaboda kandi ni ukuvuga ngo ngewe impamvu ntaje mu misambere nyine nameshe byanga kumva usugira umwenda umwe oya ntabwo ari umwe ariko nyine iyo napanze nameshe nk'ibyuma nuko byagenze bite se padiri yaguhagije nashase ntari guhazwa nari mfite umutima baranze ngo iki nari gutegereje ibindi ntubimbaze nahandi umutima waruri none se ko ndeba uri kugira gutya ni arakanyera kusaniye akagira inkuru rero nagakisi kanyereke ndebe nakakwereka mu muhanda oya kanyereke ndebe oya kandebe ngaho ntacyo ngaho reka basi tugiye tureba hano twicara mu gacaca ukanyereke sibyo karibu bakiriya beza twabazaniye amapantaro avuye Dubai none havuye ku ndege mushatse mwaza mwakihahira ni make twabazaniye amasume bujyana muri dushe turano turaninkuzaniye ngo twicareho nyine kugira ngo bigaragare neza nyine we kwanduza ku kajingisi kawe aho ndakana kuzaniye ngwi kanaguye kanyerikisha ndi bafite amatsiko nenda gusara agiye na n'imigati ntibishoboka deshire ndakubwiye ko nkunda deshire erega mba mbizi haguruka yesu we umva nzagusiga ngusigasire yesu we nari tukutari bugakunde ntibishoboka iyo uyimpejo ntabwo tuba twajyanye mu misa none kureba namesha bikanga kumva tuzajyana ubutaha nta kibazo ntabwo nzongera gusiba misa ndabona uyu munsi ari uw'umugisha uzajya usimburanya niko bimeze none se ubu ngubu iyi pantaro rero ku cyumweru tuzajya mu misa ariyo navaye tuzajya mu misa kandi noneho tuzajya tujya mu ya kabiri kugira ngo niyo yakonga kuma saa yine izajya iba yumva
ndebere nawe aho nawe ndebera nk'ibintu aba arimo gutekereza rwose baba koyo bimeze bite ko ndabagiye kure narimo ntekereza kuri iyi mpano ihambaye nyine yanshimishije kandi wakoze urumva nagushimye mu rwego rwo hejuru ubu ngubu wanteye ibyishimo kabisa mfite ibyishimo nk'iby'umushumba ufite inka ze zihaka umutima wanjye uratohagiye kurusha ubutaka buherutse imvura ariko shaje amagambo asize umunyu oya ni ukuvuga ngo rege umuntu agukoreye akantu keza nawe ugomba gushaka uburyo uzamwitura ubwo rero urumva ko iyi mpano nta kuntu itareka kunezeza kandi nagushimiye cyane ahubwo ubwo tugiye gushaka ukuntu dutandukana gahunda ni ku cyumweru mu misa ya kabiri dutandukane n'undi amasaha arakuze okay ntacyo noneho ubwo tuzasubira ku cyumweru uramerekeza se oya cyangwa simbuka kugira ngo twe gutinda mu nzira kandega gutinda nabwiye ko mbanguka simbuka ngiye gusigara ku rugo sawa oya reba niyi tuvuga ngo yanazitwarira rimwe reka ese wizinsindagira cyane kugira wowe hitamo kagapantaro ni keza iyi size yawe wayibonye uruka Dubai ndaguca make rega humura abakiriya b'iyi minsi urampa ikahwa n'umunyeshuri gende wambaye ikahwa n'umunyeshuri se shaho gende wambaye size yawe rega umurira gukwira ubundi ipantaro ipima gutya mu ijosi warangiza ukagira gutya erega ningira gukwira ushatse nayo reka ndebe ko kano kamwe twashobokana reka ndebe kano kamwe Hello mwana ko watinze nagutegereje kabisa yarashize akanya nkurindiriye ntarakubona ariko nimba ugiye kwajya ntacyo meze mutese ariko nsuhuza neza sha uzi ukuntu numvaga nifuza guhura nawe tukaganira yego numvaga mbishaka cyane ni byiza cyane nanjye nabyifuzaga umeze neza ariko umeze neza ntacyo reka tube tureba tuca nyine tube tuganira twicara tuganira nta kibazo kadushaka ukuntu tuba twicariye nk'aha ngaha nta kibazo tube twigana amakuru y'iminsi se amakuru nyine yari meza ariko nyine ikintu nifuza ko tuganira wenda ntago ari amakuru y'uno munsi cyangwa ya ryari ahubwo nifuza kuvuga ko nagukunze arankunze maze iminsi nkwitegereza nakubonye kuva kera numva ndagukunze nifuza kuzabikubwira ni byiza ubundi natwe ntabwo twangana ntabwo twangana ariko nyine urukundo ruba rukwiye kugira aho rugera nyine tukava mu rukundo rugakura nyine tukarukuza rukaba n'abasheri nyine ndumva naguha icyayi cyangwa inkende n'umunyeshuri rwose ndumva ntabirenze amafaranga rwose ntago yayirangura pe uwiteka guhira ahandi guturuka Dubai urabeshya ngo ivuye Dubai kiriya ihangane we vugisha ukuri uvugisha ukuri ahantu ikuye naho uyirangurira ariko Dubai abacururiza abarangura Kongomani nka bibiri utoka Kongomani nka bibiri kwereke genda nawe wambaye oya icyatanu kabisa nka bibiri urashaka kuba sheri wanjye se numvaga twaba nk'abasheri nyine berekeza ku bana ariko bitegeza ku bana apana ibintu by'agakungu ese ubundi waretse tukibera inshuti bisanzwe ko ntacyo bitwaye kuba inshuti n'ubundi twari turi inshuti kandi narindi n'inshuti n'abantu benshi ngomba rero ibyo bintu kubivamo nkafata inzira imwe nkamenya ngo noneho ubu umushinga umeze gutya none se ubwo wabitekerejeho neza ibintu byo gukundana nanjye nabitekerejeho igihe kirekire abanye twahuza se wenda icyo ni ikindi gusa ngewe ukuntu nakubonye numvaga njye nagukunda wambera nazahitamo kugusaba ukazambera umutima w'urugo rwanjye gusa wampaye igihe gito nkazabitekerezaho igihe wenda sinzi ariko nyine uramutse igisubizo uragifite nta muntu ujya kukibaza uramutse wumvishe byakunda wambwira nta kibazo naho ubundi nyine impamvu nari nguhaye igihe ni uko nabonye bitavamo none se byabuzwa n'iki kuvamo inkundo z'iki gihe ngewe nsigaye narazihazi basi reka nigire nka Gitwaza nge nguterete mu Kinyamurenge gase ni gute kuri umuntu udasanzwe
uri umuntu udasanzwe ufite akamaro kanini kera kose namye ngukunda. ubwo si ubwo niki cyampa gihamya? Ni ukuvuga ngo reka nkubwire n'ukuntu ngiye mfite gahunda. Unyemereye twahita tujya no mu murenge vuba niba utekereza ko ari bya bindi byo mw'iyi minsi. ariko ubwo none si ubwo twajya mu murenge n'ababyeyi batabizi? Reka nkubwire ukuntu bimeze. Ubu tuvugana ngiye guhamagara mushiki wanjye, ubu tuvugana batuye hariya hakurya. Mubwire ko nimugoroba ndibuze kubereka umushyitsi. oya rwose ntubinyemeze, ingo z'iki gihe rwose njya mbona ari nka business. Reka nkubwire wowe hamagara umusaza umubwire ko akohereze fotokopi irangamuntu n'abantu bumva bazagusinyira, tujye kwandikisha urukiko. Nitumara kurwandikisha tuzahita tujya gusura n'iwanyu bambone, ndabizi ko bizagenda neza, nanjye nkugeze n'iwacu. wareka se mbere yo kwandikisha urukiko ukabanza ukazaza iwacu bakakubona nyine hari ikibazo? Si ibyo se, si nk'ibyo ngibyo rwose. Nibyo nanjye icyo nifuzaga nuko wambwira niba wemeye umushinga wanjye, hanyuma tugategura izindi nzira. ibyo byose ubyemeye urukiko ukarwemera no mu rusengero n'ababyeyi bakubonye nta kibazo nabyemera. Wumva se ahubwo reka nkubwire ni ukuvuga ngo rero burya iyo umuntu muri inshuti mukundana muranasangira, hano hari akantu mba nifitiye nyine kagenda kanyongerera akantu k'agasukari, nkagira ngo nyine dusangire. Urabona uzi gutegura kabisa. Urumva ngira ngo nyine tuganire tube inshuti, urugendo mbese rutangire aho ngaho. Urumva reka nk'iyi ega ntukanigore, ibintu byinshi ngenza zambigufasha bro. Igihe nagushatse ni kirekire, nari nkubabaye, ntacyo na kimwe ntagukorera. Ntacyo ntagukorera rwose. Urumva ndashaka ko tuzabana nka Adamu na Eva muri Edeni. ubwo Yesu amareshara. Gusa buriya muri Edeni hari ikibazo cyabayeho. Adamu na Eva buriyo baza kuba nk'abakongomani, iriya nzoka Eva aba yarayiriye ntago yari kumushuka ngo bagire, ariko twebwe nta muntu uzadushuka kuriya. iyo bashutse baragira. yaba twe tuzaba nk'abakongomani, izaza kudushuka tuzahita tuyica. Upfuye ubusa ni senkisa, ubwo nanjye senkisa niyo mba ndi buryo. Uguhaye umwenda buriya nta kintu wafakiye. Rero bagushyize ku myako nanjye. Umwenda se wawambara ushonje sha? Reba naka ngakumbwira. Uwo wambara ushonje, ubu se kutayambara. Reba nakumbwira. Ko utayiguze ngo yambare. Reba nakumbwira. Rega ntago twapfa amafaranga kiriya. Ubutaha. Kazi ke. Yewe ntukusha, urakoze cyane, ndagushimiye rwose kuba unyemereye urukundo rwose. Bakuzi kugira ngo ubure umuntu ukumva, kubura umuntu ukumva. ni ikibazo. Ni ikibazo. None se ko hashyushye baretse bino bipira tukabikuramo n'ubipira. Ariko nta nicyo bitwaye. Arashyushye ndi kumva nanjye twaba tubikuyemo tukabishyira ku ruhande. Nta kibazo ariko. Hano rega ni mu mafu nta kibazo. Rega n'ubundi njyewe ni nkabakonje ariva. Hano urabona ni mu mafu nta kibazo, urumva? Rwose kuba wibereye nk'hano nta ni mu ishyamba, nta hantu heza ho kuganira n'umukunzi wawe mbese. Urumva? Aho iki gipira kandi kuyemo n'isigara nagasengera ndi kumva ndimo gushyuha. Niko keza. None se ibintu byerekeranye n'umubano wanjye nawe, ubwo ngubwo ubundi twazatungwa n'iki mu minsi iri imbere? Oya n'umusanzwe urabona turakora, uretse ko njye mfite n'isambu nini nahinga, mfite n'amatungo kandi ndanakora, buriya mfite n'amafaranga aringaniye, ariko nta kibazo. Wowe ikintu cyo gutungwa ntugire ikibazo pe. Ahagana Yesu ayo matungo arahagana? Ntago ari mu mujyi, ari mu cyaro, ariko naho ubuzima burashoboka. Ntago mana, ubwo se ubwo nagirayo nkajya njya kwahira. Wahira ute se? Ubuzima bw'urugo, iyo urugo rwishoboye ubundi hagomba kuba harimo n'umukozi. Rega nta bintu byo kukuvunisha. Ariko uzi ko ari umukobwa wa mbere nkunze kuva nagera kuri ino ya Rurema. Wimbeshya. Oya kubeshya ni kubi. Oya wimbeshya. Ikintu cya mbere ubu nihannye ni ukubeshya. Niwe mukobwa wa mbere nkunze kandi ni nawe tuzasazanya. Ubwo Yesu amareshyara? Oya ntabyo kureshya, no kukubwiza ukuri. None ubu ngubu nkubeshye naranubatse, urumva? Ariko inzu ntago iruzura, ariko irabura akantu gatoya nahita nkarangiza fata fast. Ibyo nta kibazo. Ndumva byoroshye cyane. Nta kibazo. Urumva?
tuzabana akaramata urumva tubane neza mu rwego rwo hejuru urumva kandi nta kintu tutazakora kugira ngo tuzarushaho kugira ubuzima bwiza. Jewe ibintu by'ipatara birimo. None se ko mbona ukora ibi ngibi noneho byerekeje iki? Oya ariko navuga ngo abantu iyo bakundana erega nta kintu batakora. Oya Nugira ikibazo sibyo? Nugira ikibazo nta kibazo. Oya ibi ngibi uri gukora ntago ndi kwiyumvisha ari ibiki rwose. Rero n'urukweto warutaye. Oya inkweto zihorere nta kibazo turazitora. Oya. Turatuzitora. Nzagusiga ngo usigasire. Oya. Nzagukundwa ngo ukunda akazi. Humura rwose nta kibazo uzangirana rwose. Nta muntu kuri ino si nta muntu utazaba. Aha niwe muntu wa mbere kuri ino si mbonye mwiza kuva nagera kuri iyi si. None se ko birangiye uyikuyeho? Cyihorere ntacyo kiba turagifata nyuma n'irangira. Wayambaye se? Oya si ngombwa. Umva nzagukwiza ndagira. Ugomba kuba umukazana wa mama. Ni byiza cyane. Kandi ntago nakubeshya rwose niwe muntu wa mbere kuri iyi si. Nkundanye nawe kandi nawe nzasazana nawe. Nase bahikiye umuntu. Mbona nta maraso ari hose. Apo ibi nta cyaha. Mukayimbwira hano kihiye koko. Mu buzima nta kintu kiryoha nk'urukundo koko. Yego se. Ndumva ndi kwiyongera ibiro. Karibu kiriya. Twabazaniye agakote. Karibu mbwire nawe. Na size yawe rero nk'ukiya turakamugira. Karibu yambwira. Nangahe? Kubereye ko kugura 15 yonyine. Kari menshi se? 15 ni menshi kiriya. Ariko karibu na 10. Nabonye 10 nta nubwo nayiranguriye myene. Ntago nabiteguye. Hari na boyfriend rega buriya. Rega turebe bitwara. Girebe. Ndabona akabijya gusa. Iyi ariko iyi ntago bisa neza turebe. Fata iyi ngiyi. Mo boyfriend nziza cyane rwose. Ndi kubona iyi ngiyi ari yago. Size yawe kabisa. Tunadashire bimwe bakobwa mukunda. Mu kwitegereza neza atangira kwibuka. Dore ngo aribuka cya gihe mama we. Asanga ni yandi yahayemo umukunzi mwo kabyaramo. Mama wo kabyara we. Haracura iki? Reka turore. Ko wikanze. Ndaguca make humura ntago guca amafaranga menshi. Bitwarire hamwe. Ubwira amafaranga. Nanga. Gashati naraguciye 15. Iyi boyfriend cyombi ifata 25. Gende wiyambarije. Ariko si igipantaro ko mbona isa niyo nahaye wa mutipe dukundana. N'amapantaro arasa. None se twebwe ko turangurira mu isoko cy'imisagara cyangwa kari biza kuri commande ni Dubai. Wasanga bisabiza mu ibari mwe. Wasanga yagurishije we. Nose ujye kurangura gwa fagitire. Kamuhamagare no. Izo yampe. 25 naguciriga ntago ari menshi. Ni menshi. Ntago ari menshi. Menshi pe ariko. Urampangaye. Nagwa 22. 22. Shiraho igihumbi cy'urubuye rugende wiyambarire. Nta kibazo ngiye. Oya 23. Igihumbi cy'urubuye rugende wiyambarire. Genda ubeho nubundi. Erega natwe twavunitse zana. Agakote ni sawa. Oya karakubereye. Ntabwo bizi noneho. Ahungu biyimitsi n'abanyamitwe koko. Ntambone no mukubitwa n'inkuba we. Yewe nanga amafaranga yanjye mugurira impano. Narangiza ayigurisha. Ibisambo biragwira. Bega urusambo. Kanze duhamagaye numve. Uyu mutekamutwe se katari no gufata telefone none. Kanonge. Niki ibisambo bimera ngazanye tabese wa. Ayika bagome baragwira. Ubu wasanga rifite undi agiye kureba. Utabanya mitwe ntibajya.
abanyamitwe ntibajya bitaba telefone. ubutaha rero tuzaduhurira nko ku mazi nta bintu byo gukomeza duhurira hano mu mashyamba urumva ndumva ndifuza ko tuzatuganira ibiganiro nk'ibi twibereye ku mucanga yego se cyane rwose ubwo rero urumva ndagukunda wowe nanjye ndagukunda ntago wageze ahanjye rwose ntago wageze ahanjye none se telefone ko bahereye kare baguhamagara ubwo ngubu ukaba utari kubafata ni amahoro mba nanze kwitaba kugira ngo itandogoye oya nta kibazo wayitaba ariko reka nze ndebe umuntu uri kumamagara ntacyo uvugishe nta kibazo kumamagara se kamwitabe mwitabe nta kibazo ese wari wanze kunyitaba ma telefone yawe yari yabaye iki ese imana naguhaye uyigurishe iyo uyima ukambwira ko wayicaye amazi ibaze ngene numize Dubai munabiteho nimubibone urambabaje ariko uri n'umutekamutwe kuri gwese warabuze iby'uryo bundi umbwira ngakoreza amafaranga yo kurya naye ave koko se nta n'isoni wambeshaga ngo urankunda baguhaye impano urayigurisha rero nakareka mva ahubwo ikibazo oya ntago nakumva rwose imyenda ngo bayitwaye niyo nge bayijyanye ubu bayitwaye ubu ngubu ni ukuvuga ngo se ntabwo bishoboka ndataha gute ntambaye umwuka byara none se ubwo ko bayitwaye turabigenza ute ubu icyo nicyo gihe noneho cyo gushaka ikintu tugiye wenda njye ntabwo mbabaje cyane ahubwo hababaje wowe se ubwo uragenda wambaye umva se ahubwo se kera ko bajyaga bambara bya mugondo ntabwo waba wambaye agakabutura karekare ngo ugire urwaneho gakuramo nkaguha kambare niko byagenda none se ndataha oya byagaragara nabi rwose oya none se karimo se shakira ukundi kuntu rero tubigenza nubwo kabamo ariko ntago none se ubu nasigara nishisha hano se ukajya gushaka ahantu ngurira ipantaro kureba ari kure bangezeho se ahubwo reka nkubwire ukuntu tubigenza hano nayo mfite nk'agatambaro uremera kugakenyera se nta kundi we kame ndasigara ngakenyeye ujye gushaka ahantu untirira ipantaro rwose ntahe nambaye ese ubu byagenda bite nta kibazo rwose ndashaka ukuntu nataha nkambaye ndasigara hano niyicariye nkambaye nawe wiruka ngo ujye kunshakira inuza ahantu nkurira agapantaro ewe aho nyine baguhishaho nta kundi ikampisheho wowe hano we ndasigara nkambaye noneho wowe rero ukuntu gahunda zimeze iruka niba ujya hehe ushaka ahantu nkurira ipantaro ntahe nambaye ukabyara ese urabona byagenda gute ntabwo nataha nta nese ubu n'igihe usura nicariye hano wewe wirukanke uzane intuzu uzane ipantaro aha ndumva bikaze da umva se irukanka ushaka ahantu nkurira mwana ipantaro ndebe ko nava hano nambaye none se ubu ngubu urabona nava hano gute ariko mana yanjye noneho narumiwe oya sishaka ukuntu urambesha ngo urankunda none ufite n'undi mukunzi oya wowe shaka ahantu nkurira agapantaro ibyo tuzabiganiraho urabona ngiye gusigara nicaye aha ngaha we shaka ukuntu wiyaranja ushaka ahantu nkurira agapantaro ntahe nambaye mwana nigace kabiri n'ak'abakobwa wowe simbuka kabisa ariko ngo ndanayikura hera ahubwo se ubwo ninyikuzanira aho urayambarara cyangwa naho uragera hirya ujye muri ibi ngibi nk'ibyo n'ubundi wari urimo bayigutwara iyaranje wowe ushaka ukuntu ibyo ngibyo ndabyimenyera ntabwo ubusa urabona nabura ubwenge kabiri ahubwo se ubwo utekereza neza oya wewe ibyo ngibyo tuzabiganiraho undi munsi tuzagira igihe cyo kubiganiraho wowe simbuka ushaka ukuntu ugira unshakira agapantaro irukanka nta kundi nyine reka mbikore ariko abakobwa mwadufashe nk'ibicucu koko irukanka